ufata gute umusore mwakundanye mwatandukanye ex boyfriend? mufata gute nk'umuntu Maze iki mu buzima bwawe? cyahise rese reka umuntu buriya sinavuga gute cyahise ni nk'umuntu tu ntabwo wavuga ngo ntacyo amaze kuko ni umuntu mu buryo bwo kubaha abantu ariko Uzi ko abantu bashobora gukundana ntibabane keca nyine ku buryo uwo muntu aza mu buzima bwawe akaba umujyanama wawe namubwira tumu cya kigabo cyankubise cya kigabo cyagukubise akagusubiza ngo iki ihangane niko zuba ariko ye kuko biruti niba ufite akanya ngwino nguhoze ubwo icyo nemera ni kimwe numva ngiye ex utagomba kuba umwanya mu buzima bwawe ariko nawe ntagomba kuba umwanzi wawe wa mwanzi mushobora guhura yabihisemo nta kibazo ariko numva ex mu bibaye ngombwa ko muhura wamusuhuza ubuzima bugakomeza nge sinemera ko ex yaza mu buzima bwawe akaba ari we umenya ibyawe akaba ari we ukwiye kukugira inama akaba ari we wabitsa mu banga yawe nge ndumva ntago nge mbyemera yaragusize uri igikitse yaragusize igihe ashakiye azagaruka kurebe wategereza umusore reka nkubwire ukumva njyewe byaterwa n'impamvu nawe amutegereje umva nkubwire sheri namutegereza kubera impamvu simukadi kamushyuhana ukumva arakubwiye ngo nta wundi muhungu we muzabana utarengera ngo ntawe gushobora urukundo ukuntu ruryoha wararugize wigeze urucamo okay fata urwo rukundo ufite hita uruvemo utabigambiriye tubwire ruvemo ubundi tuganire nyuma ntabwo bigusaba umwanya wo gutekereza ruvemo utabigambiriye ntibibaho reka nkubwize ukuri urukundo ni ikintu gikomeye ushaka kukinjiramo mvuga ko ari imikino igitsina gore dushaka gutwita turatwita yego pe niyo tutabishaka ntabwo dutwita umukobwa w'umusirimu utwita oya uretse n'utari umusirimu n'undi uwo ari we wese nashaka aba atari umusirimu ariko udashaka gutwita utabishaka ntiyatwita ahantu nemera ko ushaka gutwita utabishaka mu gihe uri umwana wafashwe ku ngufu cyangwa washutswe nyine runaka cyangwa se uri muri ya myaka y'ubwana nyine uba utazi ikintu uba utaragira utarafunguka mu mutwe ukaba ushyushye wumva ko watogose kabisa wabwira abandi bantu ngo bagufashe ariko ngewe ndi kubwira abakobwa baciye ubwenge cyangwa abagore ugasanga uwo muntu aragiye ateza umuhungu inda kugira amufatishe wowe rata nta musore mwakundanye ujye ukumbura utabeshye njya nkumbura utabeshye shanjye ntawe uzinukwa njye ntawe ntabwo nanone naba ngana gutya bitaraba ariko ntawe ubwo mwakundanye mugatandukana nibyo nimero urabura kubanza uko ugahita unasiba cyangwa zimwoherereza nzitegera moto ahubwo iyo mwakiganiriyeho hari igihe usanga uwo muntu ukiganiriyeho nawe ahindura uburyo bwo kugira ngo mutazongera kukiganiraho kandi kigihari ntabwo mbyemera reka nkubwire ikintu kimwe reka nkubwire uganiriye n'umuntu ngo yaguciye inyuma kuri ex wiwe nimero 1 aramuhinduye aramuretse ejo muganiriye nimero 2 avanyeho ejo akizeho runaka uzahora uganira niba warakundanye n'umusore mugatandukana niba warakundanye n'umukobwa mugatandukana aho kugira ngo mukomeze murebana y'ingwe mwaba inshuti zisanzwe ku buryo nkaza no kugusura n'umuryango we yarashatse ati dore uyu muntu twariganye twaranakundanye niyo mugore nashatse nk'ubu reka nkubaze wenda twiye tuganira ntabwo biba biri ku mafamiye yacu tuba tuvuga ibya rusange uri mu rugo rw'ahantu tujye mu mwanya w'abo bantu njye nawe turi umugore n'umugabo dufite famiye njye nawe twarakundanye uraje rwose nitegura warijunguje uje mu rugo uricaye presentation y'ibirangwa ni iyi ndabasuhuje niyemwe mbaye nikaze nimwe mukona mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show umunsi ku wundi ndi kumwe na Ketchup n'umushyitsi
shikisho urarangara shaka shahu bya hatari ubona ameze nte uza nk'umuntu utarageze ukubagana ndi umwana sha oya ntabwo nigeze nkubagana mu byo akaba ari bambwiye gukubagana ubuse. tuguhaye ikaze nawe mushyitsi wacu kuri Ketchup TV show. Murakoze. witwa nde? Nitwa Bonete. Bonete Yego. cyangwa Kabuto? Cyangwa Kabuto. Kabuto cyangwa Bonete, yego. Niba turi kumwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira mu buryo bwihariye cyane n'aba bantu babiri ndetse nanjye wa gatatu by'umwihariko mu kiganiro kuri Ketchup TV show ku nsanganyamatsiko zigera kuri ebyiri muri rusange. Ketchup, iyo ni iya mbere ubwo nanayinjiyemo cyane. Ufata gute umusore mwakundanye mwatandukanye, ex boyfriend? mufata gute nk'umuntu Maze iki mu buzima bwawe cyahise rese reka umuntu buriya sinavuga gute cyahise ni nk'umuntu tu ntabwo wavuga ngo ntacyo amaze kuko ni umuntu mu buryo bwo kubaha abantu ariko ntasha kabisa. impamvu nari nkubajije kino kibazo ni topic nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Hari uruhare runini aba ex yaba boyfriend cyangwa se girlfriend bagira mu gusenya ingo zabo babanaga. Ugasanga rimwe umusore akundanye n'umukobwa ntibishobotse ko babana kubera impamvu zitandukanye. Iya mbere ikunda gukomera cyane aba ari impamvu y'ubushobozi. Umusore akaba atabasha gutunga umugore mu buryo bw'amafaranga, umukobwa akabona akabona indi deal, reka nyite gutyo, y'umuntu uri seriye afite gahunda yo kumukura ibyapa, akagenda ajyanywe no gutungwa n'umugabo ariko atajyanywe n'umutima. Yamara kugerayo amaze kunezerwa akibuka ko hari umuntu yasize inyuma yakundaga umutima we wari warihebeye iteka ryose, kandi atavana kuko afite ubuzima kandi atanaguma byuzuye kubera ko atafite urukundo rukiri hahandi, bigatuma aza kurara hano nabi igice akajya kwirirwa ahandi ahora yishimye ari naho anaririra. Introduction ndende cyane nagira ngo nsobanure nyine muri rusange uruhare rwa ex mu rukundo rw'umuntu ndetse n'undi. Hakaba undi mu ex nanone w'umwana mwiza cyane, mwumvikana ko kubana bitakunda, akaba umujyanama wawe wa mbere, akanagufasha guhitiramo umusore muzabana cyangwa umukobwa muzabana bitewe n'uko yagukunze cyangwa se anagukunda ariko mutabasha kuba mwabana. Ubu akaba umujyanama ukomeye cyane. Ntabwo uzi ko abantu bashobora gukunda ntibabane keca nyine ku buryo uwo muntu aza mu buzima bwawe akaba umujyanama wawe. Namubwira tumu cya kigabo cyankubise, cya kigabo cyagukubise akagusubiza ngo iki? ihangane niko zuba. Ariko ye kuko biruti niba ufite akanya ngo ino nguhoze. Reka nkubwize ukuri, kimwe mu bintu byangiza urugo nabo ba ex barimo. Tureke na ex, ufasha umuntu mukorana cyangwa ufasha umuntu muziranye, umuhaye umwanya muririrwa mucata, umugore wawe cyangwa umugabo wawe muherukana mu gitondo, ntiwigize unamubaza uko ameze. Noneho bivuyeho ibaza ari ex, uwo muntu mwarakundanye mwaranaryamanye, noneho ugeretseho kumuha umwanya nyuma y'uko ufite urugo rwawe. Uri guca inyuma umuntu mu bantu, sibyo? Ukajya kuri uwo ngo ikintu cya mbere kirimo ari iki? Uwo muntu muba muri gukorana ayo mabi ntabwo aba agukunze, nta nubwo aba akubaha. Ababona utazi ibyo ushaka akagufasha kurindagira. Umutiza kabora byumva ute? Njye rero ukuntu mbyumva, numva ex udakwiye kumuha umwanya munini mu buzima bwawe, ariko muto akaba awufite. oya ikintu ntemera ni kimwe, ahubwo icyo nemera ni kimwe. Numva nge ex utagomba kumuha umwanya mu buzima bwawe, ariko nawe ntabwo agomba kuba umwanzi wawe, wa mwanzi mushobora guhura. Yabihisemo nta kibazo, ariko numva ex bibaye ngombwa ko muhura wamusuhuza ubuzima bugakomeza. Njye sinemera ko ex yaza mu buzima bwawe akaba ari we umenya ibyawe, akaba ari we ukwiye kukugira inama, akaba ari we wabitsa mu banga yawe. Njye ndumva ntabwo njye mbyemera.
hari umukobwa twaganira arambwira ngo njyewe iyo ntandukanye n'umusore uwo munsi dutandukaniyeho duhuye nk'ejo ntabwo njya apfa kumwibuka. arya gome se arya gome haba harimo ko umuntu muba mwarabanye mukagira ibyo mutumvikanaho mugatandukana sibyo, ashobora kugenda aguhemukiye pe bibi cyane, ashobora no kugenda amunaniranywe kubera amafuti yawe wowe mukobwa cyangwa muhungu, birashoboka. Ikindi kandi nimba uzi ko uwo muntu agiye akubabaje, iyo utazi kuzinukwa uhora ubabaye. Ni ibintu bibiri, nimba wowe mu buzima bwawe uzi ko ugomba kwirirwa uvugana n'umuntu wakubabaje ukamuha amahirwe ejo akongera uwo nguwo afite n'ikintu kigukuraho yakiguha. Rero biterwa n'uburyo watandukanyemo n'umuntu. Yarakubabaje rekana n'uwo nguwo birangire, niba atarakubabaje ukaba warazize ububobo bwawe ntimuhura ukamusuhuza akakukwikiriza sihangane. Hari abantu dufata imyanzuro bitandukanye. Njyewe unkoreye ikosa, reka ndeka kuryita ikosa, unkoreye icyaha ukambabaza kandi ukaba ubizi neza ko ibintu uri gukora bigomba kumbabaza, ntabwo nkagira amahirwe yo kubimenya, ntabwo nshobora kujya kuguha inshuro ya kabiri. Yego rero njyewe nzi kuzinukwa kandi ngira uburyo nzinukwamo butandukanye bitewe n'uwabikoze n'icyo yakoze. Rero hari n'abantu birirwa bashyiraho aba ex babo imisaraba idakwiriye, nguriya ngo yarambabaje, ukumva ngo barakundanye ngo amufatana n'umukobwa ngo aramubabarira, ukumva ngo yamusanze ngo ahantu yasohokanye n'undi mukobwa hari n'ibindi barimo ku karubanda ngo aramubabarira, none uraza kutubwira yuko yakubabaje. icyo gihe aba yizize, aba yizize, uzi gukomeza guhereza umuntu amahirwe yo yo kukubabaza. aho ndimo ndabyemera, ndimo ndabyumva nk'umuntu wenda wakubabaje. Hari akantu turimo turengagiza ketchup. Hari ukuntu ukundana n'umusore muri nk'abana notabana mukiri batoya ku myaka 23 ukamanura hasi, ugasanga uko mungana wenda murayingayingana mu myaka, viziyo yanyu iratandukanye, cyane cyane abakobwa kuri 25 iyo atararongorwa aba yagumiwe, avuga ati ngenda gumiwe biranze birarangiye, sibyo? None ariko ngo n'umusore areba mu ndorerwamo akabona mu myaka 5 iri imbere nta n'igitekerezo cyo kuzamurongora afite, basengera gutandukana mu mahoro n'umutekano, ntamufashe yamuciye inyuma, ntiyamukubise, ntiyakoze ikintu ABC, ariko yego ariko ntarimo aramubona mu hazaza. Reka nkubwire impamvu ntabyemera ko batandukana gutyo. Uko byagenda kose iyo umuhungu abona akiri umuhungu wa mama we agomba kuba ari mu rugo n'ibiki bakamumenya, umukobwa akaba abona wenda we aramurushaho imyaka, bibaye byiza nuko akabaye amufite nk'umugore. Umuhungu ashaka utuntu tudafite epfo na ruguru bakadupfa akagenda. Ntabwo iki kintu ntabwo nzi ko cyakunda ngo aza kubwire ngo urabona ngo sinshoboye kujya gutya. Navuga gutyo hari geste akoresha ntoya komunikasiyo ikagabana intego, ariko ntabwo gushwana nk'icyo. icyo gihe muba mwashwanye, ariko mwashwanye gushwana ntabwo uburyo mubwira ngo mpamagaye ngo ntiwanyitabye ngo nanjye ngo sinzakwitaba uruguru. hari ababipfa. Umuhungu ashobora kuza urugero agafata telefone yawe agasangamo umuntu wenda wanditseho Romeo, uyu niwe watumye kandi nsanga urimo urayivugiraho, nakubaza ukambwira undi kandi ntabwo arebye amasaha kubera ko ashaka kwiyenza ariko ubikore. Icyo kintu akaba arakibonye agahita ashima n'Imana, ngenda agiye kandi maze igihe ngukeka gutya nawe akakubwira amagambo menshi, akaba aragiye akagenda abwira abantu wenda muziranye ati twaratandukanye kubera uyu muhungu ibiki n'ibiki, kandi mu mutima we arabizi ko ari ubwo azukuri. bushobozi. Kandi hari abasore bateye gutyo kenshi, hari abasore benshi, bamwe muri bo biyenza ku bakobwa, akamubeshyera abizi neza, akamubeshyera pe, akagenda anabibwira abantu ati uriya muntu namwanze kubera impamvu, nyine wowe akagenda akaguhindura mubi, kandi mu mutima we azi ukuri kwa nyako. Emera ko nta bushobozi, kuko ntabwo turi kuri iyi si ngo tunganye ubushobozi, sibyo? Ntabwo dushobora kunganya ubushobozi, ntibibaho. Emera ko budahari kandi ukore cyane uzabubone, n'Imana igushoboze bizakunda. Ariko wijya gufata umwana w'abandi ngo ujye kumugerekaho ibyo bintu, ujye kumugira nyiramiruho. Uzi ikindi kintu kibi kiba kirimo,
iyo ukomeje kumva watandukanye n'umuntu umupfuye iki kandi wenda bari kuza kubera ubushobozi uzi ko utangira kwitekerezaho ukavuga mfite ikihe kibazo ngaho wumva icyo kintu kiba kiri kuba icyo gihe ubushobozi bubonetse noneho agatego bati ngenda nifite nyiramwiza wanjye nikundiraga ariko mbura ukuntu twibanira kubera nta bushobozi asanga waragiye twibera inshuti bisanzwe ku ruhande asanga umuntu yarabonye undi nese aba yaraguteresize aho ngaho uri vaze se yaragusize uri igikitse yaragusize igihe ashakiye azagaruka kurebe ntabwo wategereza umusore reka nkubwire ukumva njyewe byaterwa n'impamvu nawe amutegereje umva nkubwire sheri namutegereza kubera impamvu simukadi kamushyuhana ukumva arakubwiye ngo nta wundi muhungu we muzabana utari njye ngo ntawagushobora ntawagushobora ufite ibiro 300 se ngo bazakwikorera ntawagushobora utari njye na ikintu kimwe ngewe nabonye ku bantu bakundana kijya kinsetsa utandukanye n'umuntu nta muntu uzabona ugukunda nkuko nagukundaga we urishuka ntawe uzakwihanganira njye nari narihanganye guteze abantu ndibi cyane ukumva umuntu muratandukanye ubwo saba ex tukiri kuvuga ukumva watandukanye n'umuntu ari kukubwira ngo wowe ngo nta wundi ngo rwose ngo nta wundi mukobwa ngo wagukunda nkuko ngiye nagukundaga gute uzi kuri no si bantu zadufite bakari n'akapura ni benshi ajya kwitana n'umwana ukavuga ati uyu nguyu areba iyi filime z'igihinde nari ntegereje cyangwa ugasanga azi kukwitaho azi icyo urukundo icyo ari cyo waba utabyumva akagufasha izo swindi abantu bazazigabanya aba bari abadayimoni ahubwo we birarenga yagerayo bikaba byanga kandi yanirwaga avuga ko we ntawe uzagushobora bakobwa iyo umukobwa yagukatiye yamara kugukatira akagenda akarongo gakubitwa ubu uri gusereburisha abahungu barishimye basereburisha amavi apostinga n'amafoto ngo uko yabaye igigosha nk'ubu tugahura hari nk'umutipe umuziranye nakoze se wenda urugero nk'akaya makuru ngo reka muri kigegera ko yabaye ngumva ngo asigaye ngo yashatse umugore aramuzonga yaranyitesheje ariko reka nkubwire icyo kintu cyo ku bundi buryo ntabwo bishimisha reka njye nkubwize ukuri umva ukuntu abahungu badutekerezayo iyo twatandukanye reka nkubwire impamvu hari igihe wishimira ko yagiye akamera nabi ejo bikakugarukira yego oya mukamubana mumeze neza ejo akaguhinduka wandi wishimira ko ameze nabi ko yajya kumubwira ngo shanga abagore muri babi ubundi reka cyakwiriye ubugome bwo hari umukobwa yabakatiraga mwese muri nko ku ishuri mukiva muri segonderi agahita amutera inda mugakora inama yo guserebura ibyo byari ubwana ibyo ni ubwana ariko ubu nta mpamvu yo kubyishimira kimwe n'uko bayimutera ari amahitamo ye mwe mugasanga murimo muraserebura ahubwo intsinzi ye mutabizi ni nk'ikindi kintu reka nkubwire nk'igihe ujya kumva abantu bipanze akazi ngo rwego mana ngo uzi ko ngo igihe amaze mu rugo rw'atarabyara yego ngo yewe buretse gato urashyushye wihaye kuvuga ibyo bintu ntuzi ko ari plani wenda urugo rwabo bihaye kumara imyaka 2 batarabyara hari abantu tugiteretana ni wowe nganyumve ari muri ba bandi uzagabanye kumwindira iki reka nkubwire hari abantu ibi byo ni serious nakubeshya ngiye kugira ngo tumare imyaka 2 tutarabyara tubana twavuga ngo tumare imyaka 2 tutarabana numva ritare kubyera byo tubana reka nkubwire rero hari nk'igihe abantu bajya kubana bakareba ubuzima barimo niba buzanamo umwana kandi hari uburyo bifuza kumureramo cyangwa ibyo bagashaka kugeraho bakaba bagiye kumuhemukira bakaba baretse bakabanza akagira ibyo bakora kandi ibyo ngibyo bishyiramo n'isengesho ubundi bakazabyara ariko twebwe turi inyuma tutazi tukipanga imirimo tuvuga ego mana yabuze ikintu akora yirirwa muri jimu ego mana banze kubyara amabere atagwa utavuga ngo yakuyemo nyinshi none ngo umura waranyereye byaranze ngumva ngo njye ngo ndabizi neza ntazabyara ejo ukabona arabyaye afite abana nka sa
rero shaka ariko twavuye kuri ex ryari we njye uruhande rwanjye runyereka ko umuntu akwiye kuva mu buzima bwawe bitewe n'icyo mwapfuye nk'uko wari ubikomojemo. njye mba numva umuntu mwatandukanye mutabigambiriye nta mpamvu yo kumukora mu buzima bwawe. ariko hari igihe mwana ugera mu rugo umugabo akakuriza cyangwa umugore akakuriza ukazajya ubura uririra. umuntu mwatandukanye mutabigambiriye gute se bibaho? urukundo ukuntu ruryoha wararugize wigeze urucamo? okay fata urwo rukundo ufite hita uruvemo utabigambiriye tubwire ruvemo ubundi tuganire nyuma. ntabwo bigusaba umwanya wo gutekereza ruvemo utabigambiriye ntibibaho. reka nkubwize ukuri urukundo ni ikintu gikomeye ushaka kukinjiramo mvuga ko ari imikino ariko kugisohokamo hari izindi mbaraga. rero kuko kutagambirira ni ukuye umwe muri mwe aba yarabigambiriye ahubwo ntabwo muba mwarabwizanyije ukuri. yego mutipe araje afashe fone yawe nkabirana nakubwiye asanze wahamagaranye n'umuntu aba yari cyo kinagendera cyangwa umukobwa we kushaka impamvu birakunda akaba aragiye. noneho ku bakobwa twe tugira za surprise za danje. uyu munsi muratandukana mu cyumweru gitaha muterera abantu babyanga babyemera. umukobwa mutandukana uyu munsi icyumweru gitaha bakamuterera ivi kandi agakoresha uko ashoboye. icya kabiri akajya mu murenge cyane. icya gatatu akabyara. none cyane ku bakobwa gusa abatipe barabikora. abatipe barabikora ariko abakobwa ni nayo mpamvu abatipe bakwiriye kwitondera kubabaza umukobwa iyo agiye kukwishyura arakuba. umuhungu aramushaka sibyo aramushaka akagenda akaba mu rugo wenda ukazanabyumva nyuma y'ukwezi cyangwa abiri ariko ugasanga nta n'inda yari irimo ntaki aramushatse tu nta mafaranga nta kintu amukurikiye aramushatse ariko twe bamutereye ivi ugasanga wenda yambaye n'imyenda wamuguriye ariyo bamwambikanye ejo akaba agiye mu murenge ejo bundi arabyaye uzi icyo kintu aho kubyara ukumva icyo ari cyo ugasigara wibaza ngo irandabura ntishobora kuba ari iyongera yajyanyeyo uriya mwana reka ndebe navuka akatagumana nimero ye agakoresha uko ashoboye umwana akazamubona yabona bahagaze buriya ntabwo ari uwanjye yacaga inyuma ariko yabonamo agashusho yajya abona ibitsike ari nk'ibyo ariko uyu mwana no guhora abyibazaho cyane byaba impamvu yo kujya ituma yirirwa avuga ngo uyu mwana ashobora kuba ari uwanjye. usanga ex yirirwa kuvugisha kubera uwo mwana. bivuze ngo mu mboni zanyu imwe mubona nta kintu na kimwe umuntu mwakundanye mugatandukana aba akwiye kumara mu buzima bwawe mu gihe mutakiri kumwe. ntacyo abamaramo iki shefu ntabwo se yaba inshuti isanzwe y'iki se ukunda urukanga mukiba inshuti bisanzwe. inshuti zisanzwe se zo rega nyuma biza kurangira bivuyemo ikindi kintu. sinatangiye nkubwira ngo si ufite famiye nk'ubu ngubu ufata umwanya ushaka undi mukobwa mujya muganira umuhamagare umubaze amakuru ye mubaze ko nyine mugire utuntu twinshi muganira. wa mwanya waherezaga madamu umuhamagara agabanyuka. uwo mwanya utangiye guhereza uwo muntu mwahuye kubera mukorana mwahuye wenda kubera iki kintu uri butware na byandi watangaga ye noneho ibaze ku muntu mwakundanye birikora. turi abantu ushobora kuba ufite urugo ushobora kugenda ujya kumuririra ugasanga niba umugabo wawe iyo uriza akureba ngo wagahita kureba neza ihorera uzi kurira umuntu agufasha ibyo bintu warabibuze ahubwo uraturika ukarira cyane nawe akajya akubwira ati rira uruhuke ruhuka mu gihe umugabo wawe rero akureba ngo buri mu biki hakubuhazi wabuze ibiryo warangije kurira iza kubutirirwa mu rugo ngo urige ngo ugire ubaye akakubwira ugasanga wa wundi ugiye ukarira mu gatuza yagufata we arakumvise nyine kwanza ntabwo aba akumvise ahubwo ababona icyo ushaka uwo muntu ugiye kuririra akavuga ati impamvu aje kundeba uriya umugabo yamubwiye nabi ariko njye ngiye akeneye neza ngiye kuyimubwiza iyo neza rero yari imwe kabiri gatatu
ivamo ikindi kintu nyuma. kandi reka nkubwire muri iyi si twese ibituvuna ibiduhangayikisha ibitubabaza birizana ariko ibyishimo turabyishakira. Yego. Rero nujya kuzana umuntu uzagukururira umubabaro wowe ushaka kumubonamo ibyishimo ariko mu by'ukuri mu mutima wawe ubizi neza ko igihe n'igihe uwo muntu azazana ibibazo ntuzagire ujya kuvubeshyera ngo runaka yaramemukiwe warihemukiye. Hari ibintu byinshi bitubaho ari twe twabyiteye. Urugero njye hirya gato yo kuri seje twari turi umukobwa akaba azi neza ko umuhungu avuka muri famiye ikize akaba azi neza ko mu rugo iwawe wenda barashaje bagiye kugabana umuhungu bazamuha miliyoni wenda tubare 50 ntabwo ari amafaranga baguha ngo wicare ubuzima bwawe bwose wayarya agashira ayo ngayo 50 ariko turebye ubuzima we mukobwa uvukamo cyangwa urimo uri kumva ko uramutse ugiye mu kabana byaba ari sawa. Umukobwa ikintu cya mbere akora niba yajyaga aryamana n'uwo muntu aramworohereza bishoboka byose babonane amutega inda namara kumutega inda umuhungu amera atya ati ngewe ntabwo nakubwiye ko ushaka umwana ati uyu mwana niba agiye kuvuka turabikora gutya mama wenda niba bamufatiye wenda yabaga iwabo bamufatiye nk'inzu y'ibihumbi 100 cyangwa 50 kuko hari igihe ubuzanye ibintu bitari biri muri gahunda ugasanga ari kuguha ibintu bikeya kubera iki wamuteze icyo kintu kandi tubyemere igitsina gore iyo dushaka gutwita turatwita Yego. pe niyo tutabishaka Ntabwo ntabwo bikunda. dutwita. yego nta mukobwa w'umusirimu utwite Oya uretse n'utari n'utari umusirimu. umusirimu n'undi uwo ari we wese nashaka aba atari umusirimu ariko udashaka gutwita utabishaka ntiyatwita. ahantu nemera ko ushaka gutwita utabishaka mu gihe uri umwana wafashwe ku ngufu cyangwa washutswe nyine runaka cyangwa se uri muri ya myaka y'ubwana nyine uba utazi ikintu uba utarafunguka mu mutwe. ukaba ushyushye wumva Eh, ko watogose nta kintu kabisa. wabwira abandi bantu ngo bagufashe Mm. ariko ngewe ndi kubwira abakobwa baciye ubwenge cyangwa abagore ugasanga uwo muntu aragiye ateza umuhungu inda kugira amufatishe byeza bikamujabuka umutipe akamubwira ati ngende ndemera kugufasha ariko kuba twabana wapi umutipe akamufasha mu bushobozi afite za miliyoni 50 mba yazibonye afite inzozi z'ibintu agomba gukora wenda azubakamo inzu ya miliyoni 40 nimba yari afite ikibanza 10 zisigaye azazijyana muri business ntabwo ari ukuhita yubaka inzu akore business ahita gushaka ibyo byose yego hari ibindi bintu umuntu aba afite mu buzima bwe ibyo urabikoze bizanye ibibazo uricaye ati uyu muhungu yaramemukiye yaranyangaje kandi ari we wiyangaje cyane ko ntabwo mwabyumvikanye. mu mutima wawe urabizi ko wiyangaje ariko abantu ubwira bo bazi ko hari umuntu wakwangaje. Aba ex banyu mujye mubabarira ariko ex ngewe numva mu buzima bw'umuntu ufite urugo cyangwa se bw'ufite undi muntu akunda nta kintu aba atakabaye kuba ari hafi y'uwo muntu. byabiye koko wagera mu rugo wenda wasanga ari agatushe ukibuka kereyo ya neza ukibuka ingwa ya ex cyane da kandi mwamukivugana bakumva ukuntu yajyaga kuvugisha aya masaha umva mukumbuye wabaje ko kamukumbura ngo misirumva ukuntu abagabo badafata neza abagore babo ushobora kubabarira abana babo ex babo cyane. ego mwana ingo nyinshi ego mwana cyangwa se umugore ajya kwimarira stress ugasanga nta mwana uraho ariko umugore ntihajya rwose yaruhukira shu ikimina rero cyateranye numburi numburi umenye yuko ndi mu kimina umugore agatari mushya wanyura mubwira ibintu akaba yemereye uri kumuzengereza ariruhiye wajya mugata ko aruhijwe n'iki uzi urusaku rwari ruhari bari abagore baravuga ngo nakumvikana ko ari ntako uzi ikindi kintu cyiza ni byiza kubana n'umuntu ukamenya ibintu akunda ukanamenya ese mu gihe ababaye ubundi ni gute ugomba kumwitwaraho sibyo kubera ko kutamenya ibintu umuntu wawe mubana akunda cyangwa mukundana hari ahantu uri kumusunikira cyakwirirwa ubwira umuntu
kandi wowe ukunda abagabo mba mbona uri mu bagabo uzi ko utuma ajya kumenya ikintu kiri mu bandi bagabo kibaye ikibazo rero ntabwo ndi bukibazo kitagira icyo byangiza wowe rata nta musore mwakundanye ujya ukumbura utabeshye njya nkumbura utabeshye shanjye ntawe uzinukwa njye ntawe ntabwo nanone naba ngana gutya bitaraba ariko ntawe Okay. ubwo mwakundanye mugatandukana nibyo nimero urabura ubanza uko ugahita unasiba cyangwa zimwoherereza nzitegera moto ariko si ubundi ubwo waba ukumbura iki oya hari ukuntu umuntu akubabaza uwo mubabaro ugasiba ibihe byiza yego niyo mpamvu hari abantu bakora ikintu cyiza ariko byiza pe igihe kinini ariko akabisozanya n'akantu gato kabi bigatuma wibagirwa bya bintu byose yakoze kandi cyane keca bibaye ngombwa ko cyangwa se wenda nawe uramfasha mwese hamwe twese hamwe bibaye ngombwa ko ubu umenya ko umugabo wawe ari gucudikana n'umu ex we wakora iki cyahise ni ukubaha umwanya none ubwo ubimenya wabatwara iki ubwo mwanya gasubukura dosiye batasura none neza kankubaza umenye ko umugore wawe nyine ari uko nguko bimeze wamutwara iki aba ari umuntu mukuru wamutwara iki ngambwira wowe njye namwicara nkamuganiriza biki nkamubwira ni ko muri gukururana na runaka bite byagenze bite none se ko ibi bintu bizasenya urugo rwacu urabireka cyangwa urabikomeza ubwo se ukeka ko murusha kurukunda abazi ibyarimo nimba umuntu reka tureke n'abantu babana mu rugo n'abantu bakundana amaherezo y'inzira bari mu nzu sibyo baba bafite gahunda yo kuzabana niba akifitanye agakungu na ex wiwe ntabiba bigihara ariko abantu bari bakuru urabareka pfa kuba nimba wabimenya oke aka kanya umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye afite undi muntu bafitanye ibiganiro ukambaho umwanya nawe ugira uko ugomba kwitwara nawe ugashaka undi muntu mujyana ibiganiro ushobora no gusanga wowe nta muntu ukeneye ko mujyana ibiganiro ukabubana mu nzu uzi ko umugabo wawe afite ahandi hantu basoreza gahunda uziko n'ujya mbyumva igisubizo cya mbere kiba cyabonetse aho hantu kuba gusa umugabo wawe cyangwa se umusheri wawe yamenye yuko wabimenye niyo bavugana ubundi icyo kintu gihagije icyo ngicyo ubundi reka nkubwire urugero umutima uba umeze utya cyane nubwo abazi ko ibintu arimo umugabo agiye guca inyuma umugore we cyangwa se ubundi afitanye gahunda nyine na ex wiwe amaherezo aba hari muri icyo kintu bashobora gutangira kuvugana yego nk'abantu baziranye nyine wenda bahuye aramusuhuza nyuma y'imyaka myinshi bahanye nimero hagati yabo mu mitima yabo nta bintu byadanje ariko bagenda bavugana bya bindi byadanje bikagenda bizamo noneho ukazasanga ex yabuze amafaranga yo kwisukisha wa mugabo yayohereje ugasanga ex yabuze aka kantu wa mugabo yagakoze kandi wenda uzi amafaranga yo muri urwo rugo niba yaragiye yakubwiye ko wenda yayaguzemo ikintu runaka wenda kitari cyo gutahana mu rugo ugatuza ariko bikarangira ubimenya iyo umaze kubimenya ntabwo ikibazo kiba kigisigaye kuri wowe wabimenye gisigara kuri we na wa wundi ari bujye kubwiriza uko umugore wanjye yabonye bino bintu cyangwa umugabo wanjye yabonye bino bintu barahungabana ati se amaze kubimenya byahabaye iki ngo ntacyo yabibonye anyeka ko yabibonye ariko nta kintu yavuze umugabo aratangira akajya atakareba munsi y'igitanda ko nta kintu kirimo ejo agatangira niba ari umugore agatakarira ko nta nyundo irimo umugabo azamukubita ahubwo kugira icyo kivugaho nibyo bibi kuko iyo ubivuzeho ashaka ubundi buryo ashobora kubiguhisha ariko iyo ubimweretse wamara kubimwereka ukicecekera icyo nzi cyo ubundi reka nkubwire umuntu ntanakubabaza mu buzima busanzwe akaguhemukira hano kuri iyi si hari abantu barugana babaye nk'abasazi akumva akazi ke nako simvuze kujya mu bapfumu mu baganga ba gakondo akanwa ke kakirirwa kavuga ibintu bibi ku wundi muntu uriya se arakapfa atagize ikiragera nyine ibyo bivuze ndari kuganira ariko yaba ari nawe nyine akavuga amana ese kubera icyo uriya afite biriya nyine akumva hari ikintu ugomba kubura uwo muntu iyo amenye ko ibyo bintu bize
ariko ntugire ikintu bivuga, apfa ahagaze. Ikibi rero mu gihe ubona umuntu yagukoreye ikintu mu gihe akeneye kujya kukivuga, jya umwima umwanya wo kubivuga, azajya yirirwa gukemura yisaba. ikibazo usigaye ngo mutuma abantu ibintu byo bituma abantu bicana iyo ikibazo Ibyo kitakemutse biryana. kiba kigihari nose Hoya. ushaka kurisha umuntu umutima Hoya. cyangwa uba ugira ngo ikibazo gihari cyo kwivanga mu rukundo rwanyu gikemuke mukomeze mwikundane. ntabwo gikemuka kuko mwakiganiriyeho, ahubwo iyo mwakiganiriyeho hari igihe usanga uwo muntu ukiganiriyeho nawe ahindura uburyo bwo kugira ngo mutazongera kukiganiraho kandi kigihari. yewe ntabwo mbyemera. Reka nkubwire ikintu kimwe, reka nkubwire, uganiriye n'umuntu ngo yaguciye inyuma kuri ex wiwe nimero 1, aramuhinduye aramuretse, ejo Afashe muganiye nimero nimero ebyiri. 2 avanyeho, ejo hashyizeho runaka, uzahora uganira. Ikizi cecekere, nimba agenda hakagira ibyo yumva ntagenda, pusi yaraye hanze bucya yabaye nuko. Iyo reka nkubwire ikintu cyiza muri ubu buzima, kubeshya reka nkubwire Rome, ikintu cyiza kibaho nuko nzi ko wowe umfitiye akamaro nawe ukaba uzi ko ngufitiye akamaro. Icyo kintu iyo umuntu agihaye agaciro yirinda kugira ibindi ajyaho, ariko mu gihe ngewe nirengagije ko mfitiye agaciro umumaro runaka cyangwa ngomba kukubaha, nkagenda ahandi wandetse nkagenda nkomongana ko bitazarangira ntabonye ko ibyo nagiyemo ari amafuti. Nimba hari ikintu cyiza kibaho, uzashwane n'umuntu ategereza ko umubwira ijambo ribi rishire, nimugera igihe cyo gusabana imbabazi azaza akubwira umbabarire kubwira ijambo nakubwiye ntabwo nari naritekerejeho. Ariko wowe uzamubwira ati nta kibazo, ntabwo uzamubwira ngo nanjye mbabare kubwa rya jambo ribi nagusubije. Ibi bintu bituva mu kanwa ni bibi, ni bibi. Kuvuga ni byiza, hari abantu bafite ubumuga bwo kutavuga pe, ariko niba uzi ko uzi no kuvuga, vuga ibikwiriye. Si tuvuga kuri kamera Make meza. niba warakundanye n'umusore mugatandukana, niba warakundanye n'umukobwa mugatandukana, aho kugira ngo mukomeze mureba najye mwaba inshuti zisanzwe ku buryo mwaza no kugusura n'umuryango we yarashatse ati dore uyu muntu twariganye twaranakundanye uyu niwe mugore nashatse. Nk'ubu reka nkubaze, wenda twiyo tuganira ntabwo biba biri ku mafamiye yacu, tuba tuvuga ibya rusange. Uri mu rugo rw'ahantu, tujye mu mwanya w'abo bantu, njye nawe turi umugore n'umugabo dufite famiye, njye nawe twarakundanye, uraje rwose nitegura warijunguje uje mu rugo uricaye, presentation ibiri aho ngaho ni iyi. Uyu ni ex wanjye, runaka umwana umusore twakundanye kera runaka dore Maze. wanjye rwose. Ese ubugira ngo bigende gute? Azamubwire ngo iyo yarakaye bamuha amata agaceceka, iyo ariko yanagufasha kukana ahubwo ni Guki? ubwirana igihe cya gihe ubu witwaraga gute iyo baga yarakaye uko byananiye umucurura gute aho ngo ushaka gutuma ahubwo abantu bicara. Uri umusazi. ko hari igihe telefone ijya akunda kunyamo password Reka wewe nkubwire. yikuramo Iyi password wandikaga Uzi nkubwire ahantu ngewe nshobora kumva ko, reba ukundanye n'umuntu uri mu Rwanda akajya mu gihugu runaka, sibyo, akagenda amuvugana, yagenda wenda akanahura n'ibibazo, akayeba yakubita hafi n'amezi angahe, fone ntayiriho n'ibiki byose. Hari igihe umuntu ashobora kujya mu bintu akanabimaramo umwaka, ndeke kuvuga ukwezi, atabona fone aguhamagaraho, wenda afunzwe cyane, birashoboka. Aho ngaho rero we kubera abazi ibyo arimo, hari igihe hari indi sezerano, wowe uragwa utazi ibyo urimo, kubera gukubitira agatoki ku kandi ahubwo ati Ati, cyagezeyo kira. ati ubu kimaze kubyarana na wa mumama, agasanga aho byaye kane, ukagaruka warihirinze warabaye nk'akavurivundi ngo uri Uje gukorera wa kumureba sha. mukibonana wakumva ibintu byabaye ko ari ukubera wowe, ugatangira ukarira umugabo wawe ukamubonamo mambata, ugatangira kubona iminwa irahengamye, ejo icyiza rero niba umuntu umutandukanye ntabwo ugenda ngo umwifurize ibintu bibi nawe nakakwifuriza ibintu bibi, ariko ajya ava no mu buzima bwawe mu buryo bwo kugira ngo ubuzima wagiyemo bube burimo amahoro. Ngewe ni uko Nawe ubwo arimo rega buba amahoro, Yego. nawe ubuzima arimo buba bwiza pe, ariko iyo ashaka ibintu byo kugaruramo ex wiwe nawe ntibimuhira cyane.
yagusenyera ahubwo ko rurandurana n'imizi yarwo noneho sha akagusenyera atazagushyira mu rugo ego sha wamara gusohoka agatangira akavuga ngo ariko ntiyongere ubwo no nawe ngo kukuvugisha ntushobotse hoya agatangira ngo wa mujinya wawe ngo ngo ubona nayo cyagiye ngo dukundana wenda yakuzanyica ngo narabibonaga ko utarwubaka reka reka n'umugabo wawe wamukoze ibiki narabibonaga ko udashobotse ku munsi wo kuruva amaze kukwimura nyuma y'icyumweru niba mukivugana muri atari rero ni byiza cyane gukora amahitamo mbere ya byose nakomojeho ndakumva ariko nkanaga inyuma ati umukobwa mutandukana uyu munsi ejo akajya mu murenge hari umuntu mugeze kumbwira ko ngo aba ari byiza mu gihe ukundana n'umusore umwe ufite uwa kabiri undi wa gatatu bari mu igeragezwa ku buryo dushyira ku munzani ugahitamo ukwiriye. ese iyo babiri banganyije amanota bigenda gute reka tubaze abantu muri komenti tuzazisoma twumve wenda ngewe ntabwo nyiri umukobwa ufite urugo na kabuto ntabwo turi bujye kumubwira ngo wenda tuzongera dukore pati turi kureba kuri ibyo bintu kimwe na cya kiganiro twakoranye na Jazz mutubwire abakobwa babikora wenda ukoresha amazina atari ayawe iyo abahungu babiri banganyije amanota ubikoraho iki kandi ubona bigeze ku munsi wo gutanga finali ntabwo banganya ushobora gusanga banganya babiri ba mbere barahembwa ariko ushobora gusanga inyuma banganya ngo babiri ba mbere barahembwa bahembwa iki mwahabwa irindazi undi Nyine- capati bahembwa ibingana babiri ba mbere nibuka ndi mahano we ya muntu bita gusezera dore ngo hari uwo wabikoze bamufatirayo buri buke bafite ubukwe umuhungu ubukwe. aramubwira ati mva nkubwize ukuri wasezeye ariko nanjye nje kugusezera ntabwo uzaba Yesu w'inyamirambo narazumvisha nanjye hari uwo nzi byabayeho ku wa kabiri ubukwe buri ku wa gatandatu se we gusezera ibiki mu by'ukuri ubusezera iki birangiye nkazamuha honeymoon irangiye we yaracitswe ajya mu kindi gihugu ajyana na ex bamarayo icyumweru abeshya ab'iwabo abeshya n'umusheri n'uwo bagiye kuzabana buri bantu yababeshya ibyabo agezeyo ex akubita agafata ahita anagashyira hanze ngaho mbwira yagiye kuva aho hantu hari igihe umutipe aba yumva Bamusezeye. yakubwira nk'ingata imennye cyagiye tugitangira ikiganiro utwara igihe ukundana n'umuhungu sibyo we nyine akaba yarakubise agatoki ku kandi kandi ugakora ikosa nyine ngo urya kujya kumusezera neza akavuga ati aha niho umwanya mwiza Aha wo niho kwihorera." ruzingiye. Rero kanagutwerera menshi ukabona ko agufitiye urukundo Mm. akajya akubwira tuzaze kandi kumbe we wasanga afite impamvu ari kubwira uzaze hari abakobwa batabanza kubishyiramo ubwenge batekereze kabiri nuko kabona usa nk'uwitonda we ntuzasezere oya njyewe ntabwo njyewe mfite nzasezera nk'umukobwa nkajya kumubera amarene nkumva ngo byapfuye ngo yasezeye nzasezera ariko njyewe namushaka akazindanguza umugani wa jihadi we ni ukuri ibyo byagenze gute nize wenda bataragufata wumvaga ari ibikiri byari bimeze bite guhura n'umusore akaba azirika ariko atatunga umugore hari insurubendera aho ngaho rero nkubwire hari ibintu ujya ariko muri numva gahunda hari ibintu ujya numva mu nama z'umunsi ariko ngasanga nibyo ibyo nibyo yashyizemo nyine imbaraga ze zose none reka nkubwire niba ushyize imbaraga mu gukora umusaruro si uwubona ngaho ryama ubu tunan'ingonera biraza nuko rero kankubwize ukuri njyewe nubaha abantu bava mu rugo hari abahungu benshi b'inshuti zanjye bo mu muhanda hariya kuri 40 ubwo za mezo trezoro n'ibiki byose bigize kevesesi ku mbaraga si ku mbaraga wenda byo kuvuga ngo hari imbaraga zindi mbi zirimo ariko abahagaze akaguparikisha akaguhanagura imodoka waza kandi ukamuha amafaranga kandi ufite uburenganzira bwo kuba wakwigendera nayo muhaye ko ntabwo ari umukozi nyine uvuga ngo ni uwa kevesesi wenda kandi ukamuha ayo mafaranga mu kanya banakwishyuza parikingi ababishinzwe ukayishyura uzi impamvu usaba ari aho ngaho
nuko se aba yananiwe kuguma iwabo akaryama, cyangwa wenda muri rigore ko hari n'igihe umuntu aba adafite iwabo, nuko aba yanga kwicwa n'inzara cyangwa ajye kwiba, ahubwo akavuga ngo mfashe agatambaro nkagenda hariya mu Biryogo nkaparikisha abantu nkabikora bihoraho. Kuko uhageze uba ubona aribo bantu baho bakora. Harimo umwe ujya untera sitori akambwira ngo umunsi atakoze ngo azaza kunsura. Impamvu abikora ni ikintu, afite ikintu cyo kuba umugabo muri we. We nyine yashoye muri ibyo ngibyo, ari kumva byibura ariho yahera. Ariko se ushoye mu kujya gukora umubiri no kuvuga ngo nzaryamana n'umugore mwemeza, nyine ni ibyo ngibyo. reka mushimire Mbambuza ariko oya iki aha wenda zikamuzataha nzakivuga muri part 2. natubwira nanjye ngize amatsiko N'abari kukireba kino kiganiro yagize amatsiko ko nzakivuga. ngize amatsiko pe Nzakivuga. Reka njye nisabira abantu rero, ndisabira abantu kureba ibiganiro byacu. Murashaka nkora iki? Ikiganiro cyo guteka buri munsi njye nzana abana, nkora iki? Ibiganiro byanjye ko mudaheruka kubireba neza neza, ndabasaba kundebera ibiganiro mumfasha nk'ibisanzwe. Ikindi murebe kuri channel yanjye ya Ketchup Films muneze imbere. Ikindi ikindi nzakibabwira, nanjye njya kubabwira ibintu bitaraba kandi ngo ni bibi, nzabibabwira byabaye. Kabuto reka ngushimire cyane. Urakoze. Nawe gwera umugisha wakoze kudusura. amen Ubutaha nabwo nibigukundira uzadusura tuganire mu buryo burambuye cyane. nta Amuri Imana kibazo bari namwe mwese. Amen. amen